Umuhanzi nkunda cyane cyane kurusha abandi ni andi umuntu mbere yiwe hari Buravan bakumva ko bazatubonamo umusaruro bazatubonamo iki gutyo gusa ntago yagiye mu ijuru ntago yari boyfriend nyine kwa kundi ngo ukundana n'umuntu ngo boyfriend girlfriend bamenya namenywa n'abantu benshi namenyana nabo ntago mbifata nk'ikintu kizatuma nkora ibibi koga wisize makeup mugahora utera makeup mugahora yayiteye mukonyambwari mu gitondo ubwiza bwe bugaragarira he biterwa nuko ubona ubwiza hari ubona ubwiza bitewe nuko umuntu yiteye makeup hari n'ubona ubwiza bitewe nuko umuntu ntayo yiteye ubwo byaterwa n'umureba gusa kuri ngiye nkureba ubwiza mbona witeye makeup kuko ndazikunda ariko utanayiteye umuntu aba ari mwiza twongeye tubaramutse cyangwa tubasuhuza muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali muri Imana nabane namwe basebona abanyamuturiza muri Uganda mwena tubaramusa mukama abamanyire buri kimwe cyonna abari Kongo tunabasalimiye abari Tanzania namwe nuko Kenya nuko abari hakurya y'amazi magari turabasuhuje by'umwihariko abanyarwanda babayo abari muri Amerika n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye mwumve ngo turabakunda cyane turi kumwe na Ranger Lion TV ndetse na Iris Rwanda TV na KTV Rwanda nakiriye Nyampinga umukobwa witonze cyane yambaye ibintu byanditswe ngo ni Nyampinga ibindi sindi kubireba Nyampinga iwacu. Okay, tugiye kuganira nawe arabatubwira ibintu byinshi cyane kugira ngo tuze kumenya impamvu yambaye iri kamba. Umeze muti? Turashima Imana. Nese ko witonze? Ni bisanzwe. Usanzwe witonda? Ego. Kuva ryari? Kuva nkivuka navukanye ubwitonzi. Watangiye kwitonda ukivuka ukiri mu nda cyane? Nkimara kuvuka ariko no mu nda naritondaga. No mu nda aritonda. Ninde kubwiye? Mama wanjye. Twibwire. Nyampinga iwacu ni mu ntoki. Ndahera ku mazina. Amazina yanjye nitwa Anu Wamoko Sandrine. Ndi umunyarwandakazi mfite imyaka 19 niga muri kaminuza y'u Rwanda. Kave mu Busogo College of Agriculture Veterinary Medicine. Niga level 1 food science. Iwacu kavukire ni Kigali. Umwana w'i Kigali. Yego. Arakantu kageze kagerwaho ngo waterete umwana w'i Kigali uvuka mu ntara akakubwira ngo nge sinashakira mu ntara. Oya ntabwo nkazi. Ntabwo ashakira mu ntara. Nahashakira. Twisanzure nuno tuganire. By the way, wambaye neza. Murakoze cyane. Ishati wambaye bayita ngo iki? Ishati bayita kimono. Ni ishati ni iki? Ni kimono. Ni kimono. Isaha ya meji. Nese kuri munini. Nariye neza. Nariye neza niyo mpamvu. Wariye neza. By the way, ko karamu nziza ko ikagendanye ikaramu. Karamu ni impano umuntu yampaye ndi mu nzira nza hano. Twahahuriye ambwira ko yanteguriye impano. Impano ya Biki. Ntabwo namajije impamvu yayimpaye. Ariko yayimpaye byishimiye bigaragaza ko ari ikintu kizanyaturiraga. Gasani, umuntu ugwaye impano y'ikaramu koko ubwo amaziki. Si fake. Oya, ntabwo ari fake. Buri impano yose igira ubusobanuro bitewe n'uyiguhaye n'icyo ayiguhereye. Nuko nagize umwanya urambuye wo kuba nabimuganirizaho ariko mpamya nashidikanya ko afite impamvu nziza yatumye yema. None se ubundi ntago amakaramu agikoreshwa cyane. Ubu dusiye dukoresha amakompiyuta. Ikaramu uzayikoresha? Nzayikoresha. Muhe mwaka? Imyaka yose yo kwiga mu gihe cyose tarashira nzayikoresha. Igihe cyose umutu gikora icyandika nzayikoresha.
twagize gutya turadrivinga twisanga muri UR Kavem Busogo. Ni ahantu bigisha ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ibintu bijyanye n'ubutaka. Turi kumwe na Miss wabo mu gihe Miss Rwanda bayicecetseho gatoya kubera ko yahagaritswe kubera impamvu twese twagiye dusangira zizwi. Ndi hamwe n'umukobwa mwiza kandi watorewe kuba nyampinga wa Isae Busogo, ubu ngubu yahindutse Kavem, akaba ari ishami rya UR y'u Rwanda, kaminuza y'u Rwanda. Ni umukobwa mwiza witonze ufite ubwoba. Wabyitiranyije ubwoba no kwitonda biratandukanye. Kameramani kwa kari igikara. Kameramani ararengana. Yanshutinze neza cyane, ntabwo yanteye ubwoba. Nasuka ngo isandere biradusabike. Kandi nisanzuye turi kumwe. Gahoro gahoro ko tuganira, turaza kwibohoka twisange kuri level nziza. Nese ko dafite izina ry'Inyarwanda. Icyo kibazo nakibaje papa wanjye, ambwira ko ajya kunyita yagendeye ku mahitamo y'icyo yifuzaga ko namubera. Niyo mpamvu yonyine nafite izina ry'Inyarwanda. Ni amahitamo y'icyo papa wanjye yifuzaga ko namubera. Papa ni umunyarwanda. Oya. Mama twayumvise. Wani Anu Wamoko Sandrine. Mu mazina atatu ufite nire zino ukunda? Nkunda Anu. Bisobanura impeta. Impamvu ndikunda, papa niryo akunda kumamagara cyane. Nisanze ndikunda, niyo umuntu anyise Anu mba numva ahamagaye njyewe nyine. Ndabikunda cyane. Nta mpeta wari wambara cyangwa wari wambikwa? Oya. Ntabwo ndagera igihe cyo kuyambara. Twari turi kuri Youth Challenge ya Isae Busogo, nk'umwe mu bantu bayegukanye nka Miss wa Kavem, ishami rya Busogo. Nangiye kuvuga ngo Miss Rwanda. Hari ikintu cyaka kwigarukiraho gitoya cyane, wasimburanye na Maureen, umwe mu bakobwa bari bambaye ikamba. Hari byinshi bivugwa kuri iri kamba. Wabyakiriye gute kwa warigukanye iri kamba ukaba uryambaye umunsi wa none Anu? Ni ibintu nshimira Imana. Mbere na mbere cyari igikorwa kitari cyoroshye, abo twari duhanganye mu irushanwa bari bashoboye nabo, ariko ni ibintu nshimira Imana cyane. Numva ko ari indi ntambwe nateye mu buzima bwanjye. Ni amarembo yandi yafungutse imbere yanjye amfasha gukomeza kugera aho nifuza kugera. Icyerekezo cya Anu, umuntu mwumvise bwa mbere kuri televiziyo uri kumureba ku kiganiro tugiye kugirana, ni iki? Icyerekezo cyanjye cya mbere ni uguterwa ishema n'uwundi we. Kuko mbere y'uko hagira undi muntu uba proud yanjye, njye ngomba kuba nda proud yanjye ubwanjye. Kugira ngo umuntu aba proud yiwe, aba afite byinshi yagezeho nk'inzozi ziwe. Muri ayo magambo nibwo nahita mubwira inzozi zanjye, nifuza kuzaba umuntu w'akamaro ku bantu. Vangu ntabwo uri w'akamaro ku bantu. Already narabitangiye. Kandi wifuza kuzaba umuntu w'akamaro, nuko ngo ntabwo uri. Oya, ikintu wifuza ntabwo ari uko ubutakirimo. Nshobora kuba nyirimo ahubwo nshaka kukigira cyiza kurushaho. Witera makeup ryari? Nitera makeup ntabwo ari buri munsi, biterwa n'icyo ngiye gukora n'ahantu ngiye. Niyo binjemo ariko ndabikora kuko ni ibintu nkunda. Ubona ari ngombwa? Makeup ni ngombwa kuri njyewe. Nasuka umukobwa wisize makeup, mugahora witera makeup. Mugahora yayiteye. Mukonyambwa ari mu gitondo. Ubwiza bwe bugaragarira he? Biterwa nuko ubona ubwiza. Hari ubona ubwiza bitewe nuko umuntu yiteye makeup, hari n'ubona ubwiza bitewe nuko umuntu ntayo yiteye. Ubwo byaterwa n'umureba. Gusa kuri njye nkureba ubwiza mbona witeye makeup kuko ndazikunda. Ariko utanayiteye umuntu aba ari mwiza. Utanayiteye cyane. Hari umuntu ambwiye ngo iyo ushaka kureba umukobwa mwiza umureba ari mu gitondo. Ati nabyo birashoboka, wowe niko abyizera, ariko ni nako akenshi abenshi babibona. Twigarukire muri UR, wari ufite ihe projet? Umushinga wanjye ni uwo gufasha abana batishoboye
muri zone ikigo cyacu giherereyemo. Ubwo ni mu murenge wacu, abana baba bari ku muhanda batari mu mashuri, umwana ntuzi lifestyle y'ubuzima bwiwe, wa mwana ubona ko akeneye ubufasha. Umushinga wanjye ni uwo gukora charity kuri abo bana, tukabafasha tukamenya ese impamvu nyirizina itumye uwo mwana atari mu ishuri ni iyihe, impamvu nyirizina itumye uwo mwana ari gusaba mu muhanda ni iyihe. Niba ari impamvu y'umuryango, abayobozi babishinzwe, ndavuga za nzego z'ibanze zo mu mirenge, mu midugudu, bakabidufashamo. Niba ari mu ishuri tukagira icyo tubikoraho. Ishuri ryawe riherereyemo umurenge Ubusogo. wabanje kubyiga ureba ko mufite abana benshi basabiriza ku muhanda cyane. Ibi nkubwira ni buriya kugira ngo ugire igitekerezo cy'ikintu urabanza ukareba kuri yaje wakoze. Nkiza hano tugiye kwamara umwaka wose, naje abana bamfashije bantwaje bag yanjye bayikura kuri bisi bayigeza mu kigo. Bari abana bari ku muhanda, navuye muri bisi utwana tuza tunsanga tuntwaza bag nta kintu tumbwiye, mbanza kugira ngo nutumarine tugiye kuyiba. Gusa barayiterura baranzamukana, sinari nzi na gate y'ikigo ngiye hahantiri. Nibo banyoboye barahanyereka, bahangije bambwa ngo tanti waduhaye 100. Bansabye 100 ari abana batatu, buri wese muhereze 100. Ku munsi ukurikiyeho nsohotse ikigo still mbona abana. Ndibaza aba bana kuki baguma hano. Ngira amahirwe yo kuvugana n'umwe muri bo, ndamubaze ngwino nkubaze bite ko buri hano bimeze bite. Umwana mvuganye nawe ubuzima yansangije bwiwe, amagambo yarambwiye, namaje kuki usabiriza uburi hano ku muhanda. Arambwira ngo abakobwa b'i Kigali murateta. Nuko yambwiye, yarambwiye ngo ariko abakobwa b'i Kigali yari yakonye kuri w'i Kigali simbizi. Ntabwo nyine nzana yabikuye. none se ntimuteta? Aya ntabwo duteta. Ukuntu uri guteta no mu kiganiro guteta ntabwo duteta. We yarandebye nyine namubajije gutyo, namese kubera iki buri hano ukunda kuba uri gusabiriza cyane. Arambwira ngo abakobwa b'i Kigali sha murateta. Namese ko iki mbwiye gutyo, ngo none se ntasabiriza ndarya iki? Nuko yambajije, ndamubwiye se nta mu rugo ufite? Ko papa wanjye bari mu kabari, mama wanjye nawe ntaho baraba yisindiye, bataha nijoro kandi batazanye icyo kurya naburara. Ngo nza gusaba kugira ngo ndye. Uwo mwana aya magambo yambwiye yatumye nyatekerezaho. Ndavuga ibaze ko turi kaminuza y'u Rwanda. Kaminuza y'u Rwanda isarawundinzwe n'abana basabiriza igiceri cy'ijana ku muhanda. Babwirirwa, harimo ababurara, harimo n'abadafite aho barara. Turi kaminuza twadusandinzwe n'umwana wagakwiriye kuba ari mu ishuri maternelle primaire ariko akaba atarimo. Ese ubwo turi hano nk'umurimbo, turi indabyo mu murenge wacu? Bajye bavuga ngo muri Busogo harimo kaminuza gutyo gusa. No, tugomba kugira icyo dukora kuri icyo kibazo. Aho leta kugeza n'ino saha nicyo kibazo leta yacu imirahangana nacyo, kugira ngo igabanye umubare w'abana batari mu mashuri badafite imiryango. Ariko saho leta itagera, nkatwe ijisho rya leta tumaze iki mu by'ukuri? Ntaguciye mu ijambo, hari icyo bita urabona abana bo ku muhanda n'ubundi ubuzima bwabo kubuhindura biragoye. Hari ubwo mushaka kwa mwaricaranye mukaganira cyangwa se mukajyana ibindi biganiro bitandukanye kugira kwamenya impamvu ibatera kujya ku muhanda. Wigeze umenya impamvu ibatera kujya ku muhanda mbere yo gutegura umushinga wawe? Cyane. Uwo mwana akimara kumpa ubwo butumwa, akimara kumbwira ayo magambo, nabitekerejeho, ngira inshuti nzibiganirizaho, kubw'amahirwe nsanga nabo basanzwe batekereza kuri icyo kintu. Baravuga ati natwe ibyo bintu tujya tubibona. Ndavuga ese mu murenge wacu haba hari ikintu baba bikoraho? Basi haba hari nk'umushinga wita kuri abo bana, hari uburyo bakurikiranwaho? Sanga ubwo buryo nta buhari. Niho igitekerezo cyahise kiva. Ndavuga niba nifuza kuba, nakubwiye ko mu nzozi zanjye mba numva naba ndi umumaro ku muntu. Se kubaho kwanjye bifitiye ndakamaro nibura maze iki mu gihugu cyanjye? Kuko duhora tuvuga ngo turi imbaraga z'igihugu, ako se niba turi imbaraga z'igihugu tukaba nta contribution twatanga ku gihugu cyacu, izo mbaraga zishorwa hehe? Niho igitekerezo cyavuye. Ndavuga ngomba kugira icyo mbikoraho, bitewe n'uko mwana ari maje kubyumva ko akenshi usanga ari ibibazo byo mu miryango. Ntavuze ko inzego zitashobora kuba zibikurikirana, ahubwo hakwiriye gushyirwamo izindi mbaraga, kandi izo mbaraga nta zindi ari njyewe. Kuba nyampinga wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo kuri wowe bivuze iki? Mbere na mbere iyi ni platform izamfasha kugira ngo ishyire mu bikorwa umushinga wanjye. Ni platform imfasha kuba nakominikana n'abayobozi binyoroheye,
aho nasaba ubufasha byakoroha, mfite titre nagenderaho. Kuba ufite titre mu buzima ni byinshi bigufasha. Hari bamwe muri bagenzi bawe bagiye bavuga bimwe mu bihembo byagiye bitangwa, nanjye sinari mbizi ariko twarabimenye ibihembo mwagiye muhabwa. Ese igihembo gihuriye hehe no kuba waba best performer mu kigo cyawe, ukaba wabona iyo ntsinzi niyo watsinda ntuhembwe? Hari icyo byakubangamiraho? Ntacyo byabangamaho. Buri ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukumenya ngo narindi mu irushanwa ndaritsinze. Kuba watsinze si cyo gihembo cya mbere, se ahubwo ibindi bihembo biri ku ruhande ni support ituma cya kintu watsindiye gihabwa agaciro, cya kintu watsindiye nyine bigiha uburemere n'ingufu. Ariko byaboneka bitaboneka, kuba iryo rushanwa wabashije kuritsinda niyo gihembo cya mbere. Twigarukire kuri Miss Rwanda muri rusange. Umwe mu bantu bitabiriye Miss Rwanda hari mu wehe mwaka? Ngende kubona uri mutoya, wari wujuje imyaka yo kuba wajya muri Miss Rwanda? Yego, nari nyujuje. Yari muri uyu mwaka n'ubundi. Ejo bundi. Kubw'amahirwe. Yego. Na Mauriti. Yego. Byagenze bite kugira ngo ugire igitekerezo cyo kujya muri Miss Rwanda? Kujya muri Miss Rwanda nakuze bwa mbere na mbere Miss Rwanda nyikunda. Nabaga muri famille abashuti banjye tubiganiraho cyane tuyikurikirana. Ari irushanwa tuvuga wow, ririya rushanwa ni ryiza. Akumva twari tukiri bato tutaramenya agaciro karyo nyirizina ngo nakaye. Aho mbereye mukuru nkajya nganiriza abantu ku bintu, tukicara nkaba nakuganiza nkakubwira ati rero mba numva nakora ikintu nk'iki ngiki mu gihugu cyanjye, hari ibintu mbona nkumva birambangamiye nkumva nabikora. Bya bintu ubona ukumva ni nk'inzozi kuri wowe utabasha kubigeraho byishoboje. Kubw'amahirwe ya Miss Rwanda ni platform ifasha koko umwana w'umukobwa gushyira mu bikorwa icyo atekereza. So rero naho igitekerezo cyaturutse naravuze mfite byinshi nifuza kugeraho, kandi Miss Rwanda ni platform yamfasha kubigeraho, niko kuyijoininga. Uratsinda? Yego. Watsinzwe kubera iki? Uburebure? No, ntago bigize babigenderaho, simpamya ko babigendeyeho. Umushinga mubi? No, ntago ariyo mpamvu. Mbazwa mu magambo abajaji bansubije. Cyangwa ntabwo watanze happiness? Happiness? Impamvu zose uri kuvuga nta n'imwe. Happiness ntabwo yatumye itsindwa? Oya. Nta muntu wigeze gusaba wiyamamaza? Oya. Ni process natangiye ndi njyenyine n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye bari banshyigikiye turi kumwe, ndinda ngera ku gihe cyo kuyikora irindi irangira nta wundi muri involvence. Mbibutse ko turi kumwe na Sante Pastorale Notre Dame de Fatima, ni hotel iherereye mu mujyi rwagati wa Musanze. Bagane uryame neza, usohokane n'umukunzi wawe ubundi ugubwe neza. Turi kumwe na Litico Limited. Genda neza, wicaye neza, ubone na wifi, ubone naho gucaginga, ubundi ibintu bya byose bigende neza. Ariko dufite Romantic Time, ni filime nziza cyane mugiye kuzabona mu minsi iri imbere kuri tariki 24 z'ukwezi kwa 12 nibwo tuzayishyira hanze, tuzayerekanira muri Kigali Convention. Kwinjana mu 50 ni mu 30 ku muntu umwe, couple ni mu 50 umuntu umwe ni 30. Niba nabona umuntu umeze nka Jessica, niba rero simbizi. Ndacyari kwamamaza amabwira ngo dufite Organo Virunga Paris, dufite Lipe Restaurant, dufite Teacher Shop mugane akwambike, dufite Bosco Design nawe arakwitaho buri kimwe cyose kigende neza. Ndacyari muri Izayi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kandi akaba na nyampinga wa Izayi Busogo cyangwa se wala Kavem ishami rya Busogo. Wiga crop, wiga animal, wiga forestry, wiga soil, wiga horticulture? No. Wiga iki? Niga food science and technology. Ubuzi guteka neza? Food science ntabwo bivuze guteka, ariko guteka nsanzwe mbizi kandi neza. Ufata gute abakobwa batazi guteka? Hari benshi bahari. Ntabwo nkunda kujudginga umuntu ku kintu azi n'icyo atazi, kuko akenshi nizera ko kuba waba utamenya ikintu bishobora kuba ubushake bwawe, ku rundi ruhande ntibibe ubushake bwawe. Kandi iyo tugeze ku mahitamo y'umuntu ntitukajudginge, kuko uba ufite amahitamo yawe nanjye mfite ayanjye. Tugaruke kuri Miss Rwanda.
byakumara iki ko waritabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ukanatsindwa? Ikintu cya mbere byampaye courage. Nakoze ikintu ni irushanwa, abashuti banjye bambwira ati wow, wabashije kuba watambuka ari ahantu, wabikoze wabigezemo. Ni ukugerageza ikintu cyose ushaka kugikora neza, urabanza ukagerageza kuko n'ubuzi ngo ndatsinda cyangwa ndatsindwa. Byamaze ubwoba, mbona ko mbishoboye, bambwiraho ikosa ryabereye, ndavuga ubutaha nzarikosora. Nibwo bwa mbere nari nibonye mu irushanwa kuva navuka, nta irushanwa nari narigeze njyamo. Urumva ngo nibwo bwa mbere nari ngeze imbere y'aba judge, bakajudginga bakavuga ngo iki na kiriya. Urumva byatumye nimprovinga ku bintu byinshi cyane. Tugarutse muri Kave, ba Nyampinga ba Kave ngo mufite amakuru atari meza. Ayahe? Ayahe? Abenshi ngo mukora doubling, ngo mufite amakuru atari meza, ngo mukunda kudabolinga. Uzakora ikivuga ngo icyo kintu ngo amariteka no gusibira bivuye ku bamisi? Ntabwo ari kuba Miss gusa bibaho, kuko iyo urebye muri campus ntabwo usanga ari Nyampinga wenyine wagize iyo riteka, nta nubwo usanga Nyampinga ari wenyine wasibiye. Mu ishuri twese turabizi umuntu hagomba kubaho uwa mbere n'uwa nyuma, ariko ku kintu cyo nizeye ko nzakora ni ugushyiramo umuhate mu byo ukora, kuko titre mfite insaba kuba urugero rwiza ku bandi. Niba ndi urugero rwiza, ngomba kuba urugero rwiza, yego mu buranga, mu myitwarire ndetse no mu bwenge. Nicyo kintu nzabikora, no gukoresha effort zanjye zose, kugira niba ari n'undi munyeshuri uvuga ati ndebera kuri runaka, ku ngeri zose aba afite example nziza. Hagati aho ikiganiro cya kabiri ntabwo n'ibyo buri kigukoreshe, bampe telefone yanjye kugira ngo nguhuze n'umuntu wakwemereye surprise, wakwemereye ikintu. Hari ikintu yakwemereye. Ikiganiro cya kabiri gikoreshwa na Ranger Lion TV show, ariko hari ikintu ntari buze kuregenda ntakubajije. Nka Nyampinga w'ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi by'umwihariko, niwo mwihariko tubiziho, umushinga wawe uhuriye hehe na option cyangwa subject ziba mu kigo cyawe? Ahantu umushinga wanjye bihuriye, turi kaminuza y'ubwo buhinzi n'ubworozi, ariko sosiyete iri hano hanze, ababyeyi bacu ndetse n'inshuti zacu n'imiryango yacu na government muri rusange ntago batwe expectinga nk'abahinzi n'aborozi gusa, baradushakamo izindi mbaraga zitandukanye n'icyo dukora. Twabasha gukora ibingana iki ku bushobozi dufite nk'abahinzi? Already umushinga wanjye ningukora, tuzaba turi abahinzi n'aborozi ariko bafite ikindi kintu bamariye sosiyete. Naho bihurira. Hari abantu benshi babona audience cyangwa fame kwimanaginga bikabagora, ugasanga bahise uburara bubaye bwinshi kubera ko management ibyo bintu byabananiye. Uyu munsi wa none abantu batari bakuzi bagiye kukumenya. Ibintu za managinga gute n'amasomo bihuze gute? Uzaba ukeneye gusohoka, uzaba ukeneye guhura n'inshuti mukagana mugaciringa, uzabihuza gute? Ikintu cya mbere burya ni ukumenya icyo ushaka, intumbero yawe ni iyihe. Ahantu bizahurira izo nshuti zizamfasha mu kwiga, zinaba ari zo nshuti zimfasha muri uko kwenjoyinga koko waruvuze. Kuba abantu benshi bamenya, namenywa n'abantu benshi, namenyana nabo, ntago mbifata nk'ikintu kizatuma nkora ibibi, ahubwo nandi mahirwe n'izindi opportunities ubonye, nzabakuramo ibitekerezo byinshi, nzabakubonamo izindi mbaraga nyinshi, bazambonamo ubundi bushobozi bwinshi. Ni amahirwe, ntago nge nzabikoresha nk'ikintu kibi. Wambwiye ngo impano wiziho nizihe? Impano niziho ya mbere, mfite impano yo kwandika poeme. Kwandika poeme yanjye ntago mbishyira muri kote y'ubusizi cyane, kuko sindi umuhanga muri byo. Gusa njya nicara nk'uko ndi kwiyumva, nkaba nakwandika uburyo ndi kwiyumva bikavamo poeme nziza cyane. Naje gusanga ari impano nari nibikanye ntayizi. Indi mpano nkunda kubyina traditionnel. Yego. Nibutsa abantu ko dufite umusizi Patience, bamwita Konfi, afite umuvugo agiye gushyira hanze mu minsi iri imbere. Umukurikire. Dufite Wizmaker nk'umwe mu bantu babarizwa muri Iris Rwanda TV, ugiye gushyira hanze indirimbo yakoranye na Fresh Kid,
bibutse gukomeza kumwibuka. Afite tuwa y'ibitaramo yateguye mu bigo by'amashuri ya segonderi abanza n'ayisumbuye, ni ukuvuga ngo biba muri boarding. Tuzaba turi kumwe nawe kuva muri iki cyumweru tugiye gutangira cya tariki 24 kuzamura. Ikindi nababwira, gana Bosco Design Teacher Shop muri Goiko bakwambike, udusange kuri Lipa Restaurant bakugaburiye urye neza, dusange kuri Susa Garden, udusange ku Rugano Vunga Palace. Abo bose ni abantu badufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko mbibutse ko mu rugendo dukora rwose tugendana na Litiko kugira ngo tugere aho tugiye mu mahoro. Ano bumva nta kazi nuziyongeraho kawe bwite ku mazina papa na mama bakwise? baragafite bongeyeho abashuti banjye. Bakwise Bakunda kunyita Vania. Bisobanuye? Vania ni akagezi ko muri Ghana, gato cyane kari ahantu hitaruye. Nawe uri muto. Ntabwo ariyo mpamvu, sinzi niba ariyo mpamvu gusa barinyita. Nakundaga kuba ndi ahantu ntuje ndi njyenyine, nitonze byatari. Baraza bambwira ko utaniye he nawe mugezi bajya bavuga. Uri ahantu hitaruye cyane. Ano ugira boyfriend bwa mbere wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. Ko mumaranye igihe kinini? Ntabwo ari kinini cyane. Uvuga ngo mumaranye imyaka ingahe? Ntabwo mufite kugeza na n'ubu. Ntabwo hari kugeza na n'ubu. Ntabwo hari kugeza na n'ubu. Yego. Yagiye mu ijoro? Oya, ntabwo yari boyfriend nyine kwa kundi ngo ukundana n'umuntu ngo boyfriend girlfriend. Oya, byari ibintu twabikoze as joke, birangirira aho ngaho. Nakinyi by'abana. Ano nakaye karimbo ka Kinyarwanda uzi? Za Kamariza n'iza Cecile Kayirebwa. Akahe bayita umukobwa. Turimbira akantu gato cyane. Ntabwo nzi kuririmba. Ntabwo nzi kuririmba pe, ntabwo nzi kuririmba. Ijwi riririmba ntirinavuga ukabyumva koko. Ko ndi ko nubizi. Yego ko ntabwo mbizi. Abantu bitega iki muri UR Kavemo hano muri Isaie Busogo kuri wowe? Bitega impinduka nyinshi, byinshi na bimwe mu by'abantu batekereza ko tutashobora gukora. Nibyo tugiye gutangira kugaragaza ko nabyo bishoboka. Kuko abantu bashobora kumva ngo ni kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi, bakumva ko bazatubonamo umusaruro, bazatubonamo iki gutyo gusa. Ariko mu by'ukuri si byo byonyine bihari. Yego. Hari byinshi byari biri ku mutima wawe wabwira abanyarwanda, ariko kandi hari surprise ngewe nakubwiye. Hari umuntu wabonye watowe, ndagupostinga ngushyira kuri status yanjye. Uzi status yanjye abantu bayireba ni 6,000. Allo teacher? Yo Gugu. Uraho? Uraho neza? Yes ashimwe. Imbaze. Urakibuka kubivuga? Cyafise mbona ko kiba Yesu. Icyanga ikirokore cyaragiye. Kirokore imbere cyane naho cyajya. Ndi mu kiganiro live. N'umukobwa wemereye kuzamwambika. Uzamwambika mu myaka ingahe? No mwaka umwe ni imyaka 2. Hari umukobwa wemereye kuzamwambika. Umukobwa ninde twande ko kuba mu buzanye tuzanye nanjye n'ibindi. Umumisi na postinze mu misi ishize. Ndamwibuka namwibuka. Ubu nzamwambika. No mwaka umwe ni imyaka 2. Imyaka 2 urandika. Ni imyaka 2. Turi mu kiganiro live, niyo surprise nayo mufitiye. Akorera muri Goiko mu isoko rya Goiko muri Gatanu. Ni umwe mu bantu bambika abakinyi ba filime Ikiro cy'urukundo, Darkness of Christmas, Silent Killer, Romantic Time. Tugiye kuzamuna mu bigo by'amashuri yisumbuye, kaminuza na secondaire na primaire. Ikozwe mu buryo butatu butandukanye. Harino abantu bazarebera muri club, ariko abantu batoya bafite imyaka 18 batazayireba. Hari n'abantu bafite imyaka 3 bemereye kureba. Harimo version nyinshi cyane. Teacher, ngiye kumuga umuvugisha umunota umwe. Urabyihangana ko umuvugisha umunota umwe? Okay, mu nta kibazo tuvugana. Nurenze umunota umwe ndayikupa.
ni umuntu akwemerera kukwambika mu gihe cy'imyaka 2. alo Bite neza. meze neza Uravugana na Teacher Shop. uravugana na nyampinga iwacu Anu. Twemeye kuzabambika imyaka 2 yose. Murakoze cyane ndashimiye. Ndabishimye murakoze cyane. Ahubwo ubwo muzaboneka ryari ngo mutangire kwambara. Igihe cyose turahari nkiri kumwe nawe araza kumfasha uburyo tuzahura. Nanjye ndahari ngo nibubone kandi tayari. Ndaza nkabandika neza. Yego murakoze cyane. Teacher tugushimire. Okay. Urakoze cyane. Mwambike neza cyane. Teacher Shop ni umwe mu bantu bakora muri Goiko, ni umusore wambika abamama n'abakobwa. Yakwemerera kukwambika imyaka 2. Ubyakiriye gute? Ndabyishimiye cyane, arakoze cyane nawe ahari naza kuza kudukurikirana. Teacher Shop turagushimiye. Umwenda wose ushaka wifuza kwambara uragenda akawuguha, niyo yaba atawufite yagenda akagushakira ahandi hantu, ariko mpaka ubonye ni umuntu ntekereza udufasha muri byinshi mu kwambara, kandi ni umusore w'iterambere. Nyampinga iwacu tugana ku musozo, ni ikihe kintu kiri ku mutima wawe wabwira abanyarwanda tutavuzeho? Ikintu cya mbere kindi ku mutima tutavuzeho ni uburyo numva niteguye kubaha ibintu byinshi kandi byiza. Babyitege, birahari, turi kubikurikirana, twibitegura, kandi nanabashimira muri rusange bw'icyizere bangiriye, ntabwo nzagipfusha ubusa pe. Niwe muhanzi ukunda nyarwanda? Muri rusange umuhanzi nkunda cyane cyane kurusha abandi ni Andi Umuntu. Mbere yiwe hari Buravan, ariko na n'ubu ntarahava. Buravan na Andi Umuntu. Buravan na Andi Umuntu. Gusa babasanya barakunda. Cyane narabakundaga ari bombi bigakunda. Rumaga uramuzi? Rumaga. Ndamwumva. Nyampinga iwacu tugushimiye cyane wakoze kwitabira ikiganiro. Mbibutse gukora subscribe, like, share na comment kuri Ranger Lion TV ndetse na Iris Rwanda TV na KTV Rwanda. Inyuma yanjye ndi kubona umuntu ita Jessica. Akunda kamera ariko uyu munsi ngo yayanze. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu, twizere yuko ibyo babatoreye muzabishira mu bikorwa neza cyane. Rwose mutwizere natwe ntabwo tuzabatenguha. Nibyo Cyane. Akwitonda cyane. Ndagushimiye. Reba ukuntu umeze. Ndagushimiye kuba bimbonye. Nta mukobwa? Nta mukobwa? Yambaye n'ikamba? Niko baragwakanemo ntabwo witonda cyane. Oya, nditonda. Gusoza byananiye. Ubu nise ko ateye inzara kuzinga. Ni umurimbo. Nkunda umurimbo. Ni umurimbo nyine. Ni imirimbi. Nani nkuko umuntu atera amatwi ku yandi. N'umusatsi ukawutera ku wundi. Aricyo gutwaye kubivugaho. Sina n'umurimbo kandi nakubwiye ko nkunda kurimba. Ano tugushimire cyane Imana igumugisha. Murakoze cyane na Imana bamugisha. Twifurize ishya n'ihirwe mu mirimo mishya watangiye. Imana izabane nawe, uzahindure byinshi ku byakozwe ubijisho rya rubanda ryiza. Murakoze cyane. Subscribe, like, share, comment kuri Ranger Lion TV ndetse na Iris Rwanda TV na KTV. Dushimira abantu bari kuri kamera, Sami na Ranger. Imana ibahereze umugisha.